yarambwiye ngo ruriya rusengero ubona ruhambyemo imva 3. arambwira ngo kandi ruriya rusengero ubona ruhambyemo ubutaka bwavuye muri Isirayeli. arambwira ngo kandi ruriya rusengero banabikora noneho ku karubanda amavuta amazi arambwira ngo kandi ruriya rusengero ubona ruhambyemo inzoka, rurimo inzoka, rurimo umwobo ugize gute utabyemo inzoka. arambwira ngo kandi ruriya rusengero ubona ngo buri mwaka rugomba gutamba abakristo 5. abakristo 5 bagomba gupfa bo muri urwo rusengero. burya hari abantu Imana ireresha agashyushyu, utuneke, utunyomoro, noneho itinderesha umwumbati rukacarara, ibijumba bidahiye nk'abihekenya. Marayika yaranganirije arambwira ngo nusubira muri rwa rusengero urapfa. uwo ubwira gutyo ni wa mupasiteri? Ni wa mupasiteri tuzabita ngo avugira no mu bwinyo, nta kibasha no kuvuga neza kubera gushaza. Oyashaka avugira mu bwinyo gukamwe kucya. Ariko subwo nawe n'ubikabye bose yaba yaramuroze. Bazatuma mukurangira ukagenda ukamutereraho akajisho, hano hakurangira ukagenda ku buryo urumva umuntu usaza amenya akajya kuvamo. Cyangwa wenda bayakuye ari mutoya cyangwa oya arakuze umve ngo arakuze n'umukecuru. Ariko se umaze gukira wareretse umupasiteri gutwara umugabo burundu urihangana? Kandi kwihangana narabimenyereye, Imana yarabishyize muri jewe, narihanganye ndatuza. Umwuka w'abahanuzi uza ku bahanuzi benshi barenga nk'ibihumbi 2. bose barampanurira ngo wa mugabo aragarutse. kandi noneho wumva igitangaje Pamfi, ntago bamumpanuriye njyewe nkimukunze. noneho nsubiye inyuma mpita numva kumbi hari umuntu winjiye mu nzu, kumbi ni wa mugore we. noneho arinjira mpita nsanga yunamye mu kanwa k'umwana wanjye arimo kumutamika ibintu mu kanwa. noneho ndangije mpita mvuga mbega ni kumbi wamamagaye kugira ngo munyicire umwana, ntiburya muri abagome gutya, ni n'uyu mugore wawe n'umurozi bigeze aha. aho hose kandi ndi kugenda naryajwe rimbwira ko ari we mugabo wanjye. none Imana inyeretse ko ashyinguwe ibice 3. hari ubwo nabonye se azuka nkamujyana habe kandi ryajwe rigumaho. abahanuzi aracyakomeza guhanura? abahanuzi bakomeza guhanura, barahanura, abahanuzi barahanura. Igihugu cyiza kiradutegereje mw'ijuru, kizicarwamo n'abatowe na Yesu.
kubyina yaba se ahantu mbere wari utuye ikambi niba nibuka neza iyi kambi none se mwaje hamwe twaje hano Imana niyo yatubwiye ngo iratwimuye atubwira ngo ihinduye n'icyerekezo harya ubwo kambi ubundi ni muri Gasabo kambi ni muri Gasabo icyerekezo kuko ubu kiba gihindutse rega ubu aha ni muri Nyarugenge kate hariya ba Nyarugenge isoko umurenge nako akarere kanini nako karasirimutse ka Kigali karasirimutse turi muri Nyarugenge mbese Imana agiye kuvuga ko izabazana muri Nyarugenge nari mbimaranye igihe kirekire bwira ko nzatura muri Nyarugenge ubwo nubwo nkikodesha buri amaherezo nzanahatura urahira ubu nawe uri mu bantu bicaye bategereje kuvuga ati hari umunsi umwe ntazakomeza kujya hari umunsi ntazimura uburiri n'uturago na twa tundi twose biragoye kwimura akarago biravuna none saa mwaje urabona ukize ugiye hasiga mu mugabo wenda abantu babonye umugabo atari kuri kamera ariko kirije mpagikana none rero haciye iminsi mikeya n'ubundi twari hari Imana ivugana natwe kwimuka yambwira kwimuka gashaka inzu ikame nayigeraho ikambwira ngo ntabwo ari iyo nkongera nkashaka indi bukeye irambwira ngo nta nzu yawe iri ikame avuganye nawe kuzatura muri Nyarugenge ntabwo nabwiye rero ngo mpinduye icyerekezo rambwira ngo nari narigeze gutembera inaha numva ndahakunze wajya guza mu butayu bwa hano hirya se hari hirya ku mazi nabyo ari amazi nabyo wajya guhaza nareba rero isantere iri hariya tugera hariya ku irembo urayibona nayireba nkumva ndahakunze ariko nkabona nta bushobozi bwahantuza mfite kubera amafaranga ntazi konse kugaragara nk'umuntu yafite ahubwo ntabwo ubona ukuntu ngana byihorere ni kwa kundi idukubita yegetseho yakinze ariko se konse nta mukene ubyibuha ni kwa kundi nyine gukubita yegetseho ikaguha umubiri ikavuga ngo mwana wanjye ndaguhishe ikaguhisha ntihabe hari umuntu wabasha kumenya ibyawe mpamvu nyanibwire Imana ntuzanyihere kubyibuha hari umugabo nzi yajyaga ajya mu birori byose bya leta byabaye yari afite costume niyo muzehe yabaga ari uzaho uwo mugabo yabaga yarimbye neza agagenda akicara mu myanya y'ikiyobozi ariko ntiyazi kwandika ariko kubera ukuntu yanganaga ari munini n'agakositimu ke gahoraho abantu bahoraga bazi ko banamutinyaga bari bazi ko ari umuntu ukomeye hari ahantu twahuriye rero umunsi umwe nsanga ntazi no kwandika urumva yari imuhishe kamuha umwambaro mwiza azi n'agaswahili n'agaswahili kabivanga icyo gihe nyine ukumva ko umuntu yasoma ukabona ni umuntu uraho nyine ukize ntakuzi muri ahamara rero oya kwezi kuri bugufi kuzuzura ku itariki 6 umaze n'iminsi ariko waragiye Rusizi dore ko nari nanakubuze barambuze maze iminsi Rusizi ntabwo biba byoroshye umurimo wa data se kwiyavuze ngo genda uragenda none se wavuye Rusizi ryari nagiye kuwa 4 naje kuwa 1 harya ubwo none se urugiye kumara iki hari ubutumwa Imana yampaye ngomba kujyanayo ndabujyana nuko kandi nagombaga no gusenga ibi ni ibihe byo gusenga ni ibihe byo kwihererana n'Imana umuntu akongera agasaba imbaraga bundi bushya ubwo rero nicyo cyari cyanjyanye ndiherera ndasenga ikindi n'uduce tumwe na tumwe mbashije kugeramo ngenda ubutumwa mbutambutsa nuko nise bwari ubutumwa bureba abanyarusizi bonyine cyangwa n'ubureba abantu ubutumwa bureba abantu bitwa abahanuzi gusa baturuka i Rusizi
i Kigali ko barimo ni Kigali barahari. Uzabageraho ute? Abo ngabo tugenda duhura, abo mutazahura, abo tutazahura nabo ntabwo bareba. Oya burabareba. Nani genda yiyeranja. Genda yiyeranja tukabona uburyo ki tububagezaho. Ntubona warabyibushye ntago hasamuka. Twakundi guhisha. No musozi ni muremure reka tujye tuvugisha kuri. Ariko si cyane. Nuko abari intege nkiza. Arya ubu ngubu umuntu ajya atera no musozi bugacya. Yarangiza akavuga ngo azakenera no kujya muri siporo. Siporo se ubu. Siporo ntizikore muno so nubona ko natatubikanye. Siporo abarokore dukora se ubundi. Siporo dukora ziba zikaze n'iki. Ayiwe. Konsore we. Hanyuma se. Icyangugu rero abantu zisubwo Imana gutumye iki kubahanuza. Nukuvuga hari abahanuzi bavuye Icyangugu ko batakiba mu Rwanda. Hari nabagiye hanze. Ariko abakiri mu buntu bw'Imana, abakiri kuyubaha, abo ngabo ntabwo ubwo butumwa bubareba cyane. Cyakora babivuyemo, abataye umuhamagaro, abari gucuruza impano yabahereye ubuntu, abo ngabo ubwo butumwa burabareba. Hari umuntu twigeze twakora ikiganiro avuga ngo ubu butumwa Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo uramurozo ntibumureba urareba itorero. Abantu baravuga ati ariko subwo butumwa butandukanye abantu, ariko Bibiliya bigaragaza igenda igaragaza inshuro nyinshi ko hari igihe Imana avuganaga n'umuhanuzi imutumye ku bantu runaka, abandi bitabareba kuko si ibyabo, ariko none ikaba yatuma abantu ku bandi. Ubwo nk'urugero Imana itumye ubuhanuzi buvuga ku by'inkozi z'ibibi, ntabwo abakiranutsi bubareba cyo wenda bwabarebaho no kugira ngo birinde batazaba inkozi z'ibibi. Ubu rero utabahanuzi barimo barazicuruza. Abahanuzi barimo baracuruza. Ese we nta mukire uhanurira kuko ubu nibyo bigezweho konsore. Iyo umuhanuzi udafite umukire uhanurira nga nagutunge cyangwa wasenga na nyiri nonzo nawe umuhanurira akaba guhaye inzu nyine. Reka nyiri iyi nzu sugira ngo ndanamuze. Nta baturanyi baduhaye nimero ze kuri telefone. Reka bana bakiri babayeho neza. N'abaturanyi baduhaye nimero ze tugeze hano nuko turavugana, inzara yitwemerera tumwishyura kuri telefone, ubu ntabwo tuziranye nawe. Twe tumaze gushakisha hirya iriya inzu ziriyo nziza, ariko nkasanga ntizihwanye n'ibimenyetso nari nasabye Imana. Ibimenyetso se bishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo bashaka gasa n'ikaro. Niba Imana ikubwiye ngo imuka ari yikubwiye ugomba kuyisaba ibimenyetso. Bimeze gute? Ibimenyetso bikwemeza niba aho ugiye kuko ari kwishaka kujya. Kuko ushobora kujyaho idashaka kujya, wahagera ukahagirira ibibazo, kandi kuko atariyo yakujyanyeyo iryo shuri ikakwihorera ukaryiga wenyine ntibane nawe, kakwima n'amakayi n'amakaramu. Ibyo bintu by'Imana bikora ite? Nuko bikora, nuko byubatse, ntabwo wasobanura imikorere y'Imana ngo uyisobanure uyirangize, kuko Imana yize ubwenge, ntabwo ari nka twebwe. Irakubwiye ngo imuka. Ntikubwiye aho wimukira. Hari igihe ukubwira hari igihe ukubwira icyerekezo, ariko kugira ngo umenye neza inzu uragomba kujyamo, ugomba kuyisaba ibimenyetso. Izo washakaga irimo ikaro? Nashakaga inzu nini niyo itabamo amakaro, ariko inzu ikwiriye umuryango dufite. Kuko ikami twabaga mu nzu y'ibyumba 2 na salo, cyakora ifite akandi kanexi hanze k'amafuti. Noneho rero iyi ngiyi ifite ibyumba 5. Harimo n'icyamasengero. Ifite ibyumba 5 na salo na saramanje. Urumva nini? Saramanje she ku bantu babakeneye gukora ibimaze. Saramanje none se twebwe ni twebwe bitabereye kurira kuri saramanje natwe biratubereye. Afite n'imeza se?
ntabwo biraza urumva hari sindagera mu nzu ariko hari imibare ukora ugahita ubona urumva hari imibare dukora akavuga uti n'ubundi ko turya twegeranye kuri ka gatabure n'intebe ari zonyine zihari saramanje cyo ukora nabonye Imana yaguhaye twashyira icyumba cy'amasengesho ko nicyo cyoroshye washyira icyumba cy'amasengesho ariko na saro n'ubundi iracyarimo akarago n'ubundi dukunda gusengera muri saro nebe ntabwo ziraza ariko nigeze kuzigira turazirigana inzu y'amakaro ni ntabwo y'intebe nebe turacyazitegereje ziri mu nzira raro ukuntu umuntu agenda yimura kimwe ngo ziri mu nzira akagira ngo hari unigeze n'ubu bavuga ngo nyirinzu yamwishize twezi ko kwarenze cyangwa amaze kumurenza habiri baramuyangihangana ngo amafaranga hagera kuri konti ukagira ngo afite uwakorera kandi ngategereje ko Imana ngo ayo mafaranga yamwoherereza nabyo buriya mbona ibyo ni ikibazo si ukubeshya koko si ukwiyemera hariho abantu babura ubwenge bakareka gukora kubera gutegereza yuko ngo Imana izazana kandi udakoze ntabwo mu by'ukuri Imana ntiyabimanura ngo ibigire gute ibiguterera aho ngaho ugomba gukora ukizera Imana igaha umugisha ibyo wakoze yaba hari n'akamano yakujugunyiramo ikakajugunyamo kubera ko ibona wenda ko kwezi byanze ariko nibura wagize gute wakoze ntabwo nemeranwa n'abantu bavuga ngo Imana yambujije gukora nta muntu Imana ibuza gukora ntawe none iki gihe tugezemo ubwo n'abapasiteri n'abashumba basigaye bakora umurimo w'Imana banakora kuko impamvu batavuga ko badakora ntibakiboneka ku rusengero kera barahabaga batambye none ntibakihaba nzabikora n'ikiganiro cyabyo cyihariye ku bijyanye n'imibereho y'abakristo n'itorero cyangwa ko abakristo bakwiye kubana n'amadini babamo abatambyi duhereye ku batambyi kumva ni icyiciro cyihariye bariya ntabwo bakoreraga Imana buri munsi wenda tuzabikoraho ariko iyo usomye mu gitabo cy'ibyo ku ngoma usanga baravuga bati wenda nk'urugero Pamfile ni wowe ushinzwe ibijyanye n'umutekano ku rusengero ukaba uzajya ukora itsinda ryawe rigizwe n'abantu 12 yego ubwo bamwe bazakora mu kwa mbere abandi bakora mu kwa kabiri mu kwa gatatu umwaka ushire ku rusengero hategeze habura umuntu ariko ntawe hahugumye byiteka andi mezi 11 waba uri gukora ubuzima bwawe bwa buri munsi kuko hari ikintu abantu batajya babasha kumva hari ikintu abantu batumva abatambyi biko tuvuze umuryango w'abareyi wose bagiraga ibikingi n'inzuri nyine ibikingi ni ahantu bahingiraga bakanororera rero niba Pamfili ukwezi kwanjye wenda n'urugendo manje Pamfili ngoma kuri ukwezi kwa mbere ubwo kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwa 12 nzaba ndi mu nka zange n'intama n'ibindi byose birahanga imirimo batemererwaga no kujya mu gisirikare ibindi bintu byose barabyemererwaga hanyuma ukwezi kwa 12 kwarangira nkahita ntangira ukwezi kwa mbere nanjye nkajya kuri session yanjye abantu bari gukora muri amezi rero nibo baduhaga ibyo kurya yego twebwe abari gukora abari mu murimo nyama mwumva ngo nko mu gitabo cya Samweli ugasoma ngo umutambyi yoherezaga umuntu ngo batarana babahungu ba Eli yego rwuriya ntago ari bo babaga bari gukora igihe cyabo cyabaga cyararangiye noneho bakawohere umutambyi abatarangiza no gutamba igitambo ugasanga duherezanya amasengene rero ni ibintu abakristo dukwiye kumva nta mukozi w'Imana ngewe sinzigera mbyemera ariko mpura nabo ba buri munsi kandi simbura kumpugura haragira amahirwe nkamugura kuri kamera cyangwa mujyana inyuma ya kamera ntabwo Imana ishaka kubwira Pamfili ngo icara hano usengera igihugu cy'u Rwanda ntabwo ibyo bibaho nawe dufite twabonye muri Bibiliya ahubwo abantu bigeze inkora busa bahora bahanze amaso abadiaspora mwararushye siko nanjye nsigaye ntekereza ubu nanjye najya muri Amerika cyangwa mu Burayi iyo ngiyo ubu abantu bagatangira gukora imibare y'amafaranga ngiye kujya mbaha Pamfili yarakize abandi bati naramusengeye haransengeye se waranabisohoje kandi umumaro w'umuhanuzi ni uguhanura agakomeza
umuhanuzi uzampanura ibintu akanabisohoza wowe nzaba amufitiye ideni ariko kumenya ngo wabimpanure se n'urukundo arunkunze rwatumye ubimbwira rega burya umuhanuzi uguhanurira si urukundo rumuteka uguhanurira kuko yenda namba na wawe kwifuriza imigisha afite yo witeka we akuzamure niba uzakakwifuriza ibintu byiza byinshi ariko umuhanuzi ni igikoresho cy'Imana akwiye kubahirwa ko yakoze umurimo w'Imana ariko ntago dukwiye kubajyamo ideni nta deni tubafitiye yego abadusengera si urukundo badukunze icyo nacyo tujye tukitaho kuko konsorora nsengera ngo Imana impetaje mu mujyi wa Kigali we wabuze nayo kwishyura inzu hano y'abandi araya n'urukundo so nkunze rutumye wese iyo taje urayanze hanyuma nimara kuyigeramo uhindukira ngo usigara umbwira ngo ko ntaguha abantu bareka ibintu byo ubundi rero nanone umuririmbyi yararirimbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana ku mugisha w'Imana ni itegeko yuko dusengerana kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba kunihaniranirana twikoranira imitwaro twikoreranire imitwaro aho we mu mategeko atanga akomeye aho arategeka umukristo wese gusengera abayobozi ko ntarabona umunyamasengesho ujya kwishyuza nyakubahwa perezida ambwira ati turagusengera nta kintu umpereza mpereza dore inzu yananiye mpereza nagusengeraga buri munsi ariko baratwihererana twebwe kuba tuba turi batoya bakaduca haruherutse ukora ikiganiro avuga ibintu byinshi bipfuye bidahuye n'ijambo ry'Imana ndamubwira nti byo rwose urumva sinzi kwihanganira amakosa mu murimo w'Imana ahita ambwira ati uranyubahutse ngiye kukuvuma ndamwira nti karibu mvuma arambwira ati Pamfile ngiye harankanga none akabona ndimo ndaseka kamwe gira vuba umvume ndebe uwo muvumo wawe so ntambara nazo muhura nazo uzi umuntu ugutuka kana gutukiri wawe wenda nk'ubu ntutse nagusuye gutya natibika nkiruka hari uzi umuntu wikukara ari ni wawe yahagusanze arakarati ngiye kukuvuma ndamwa ni vuma vuba ati Imana mbiye ko nzavuma ndamwa ntiswe wowe mvuma ntabwo bambifitiye uko nanjye nanone we Imana akubwiye ko uzavuma azavumbika hanyuma yewe yambwiye ko nta wamvuma nta wakuvuma hanyuma bikore no ndo wavuma we Imana itavumye naramubwiye nti yabonye nta bwoba mfite umuvumo arawumira ariko buriya byanze byemera utwaye buriya ariko yagiye nakuvuma ariko ntabwo byagufata kandi mu gihe twakiranukiye Imana twahawe gukandagira inzoka na scorpion abantu rero babayeho mu buzima bwo kubabeshya nk'ubwo pastor agukanguye tuguti aramvunye koko ati ngiye kukuvuma yambwiye ibintu byinshi ahubwo niyo ibyo Pamfile usibye nawe umvumye wicaye iwanjye hari n'abamvuma muri komanteri hari inyohereza message nkasanga ntutse bitutse nkabane kandi ubu ngubu nawe n'umurokore hari ahantu merutse kujya mu ivuga butumwa noneho umudiyakoni aranyikurira twarararanye urumva cyari igiterane cy'iminsi 3 nari nagiye kubwiriza noneho rero arangije arambwira ati mukozi w'Imana ati nagukunze ngiye kugenda ati nagukunze ati kangusengere ngusabire n'umugisha aransengera ansabira umugisha nabwo se ikintu kibiguteye kumbwira ko wankunze cyane birenze niki arambwira ati rero atutandukanye n'abandi bavuga butumwa urumva uwo mudiyakoni niwe araza abavuga butumwa baje abavuga butumwa b'abadamu niwe ashinzwe kubaraza akagumana nabo akaguma iruhande rwabo niwe akugaburira niwe guha amazi ashyushye mbese natangiye ivuga butumwa ndavuga ni bya bintu burya reka babirwanire baba babahaye keya amazi ashyushye batekera neza cyayi gishyushye cyane iki bakagusasira nuko ikintu cyose bakakikuzanira kuri gahunda noneho rero ndangije nanjye nari mfite kumushimira ariko njye simbikunda noneho rero ndabikunda uko ambwiye ati nagukunze ndamubaze se impamvu ibiguteye niyi arambwira ati rero impamvu ati njya nakira abantu hano ambwira nk'umuvuga butumwa umwenzi Mana we
washobora kuvuga ngo namufatiraho urugero, wamara kuruhimba ukavuga ati wamureba umva none azi no kuririmba uwo muvugabutumwa. Arangije arambwira ngo uriya we ngo yasize anantutse ngo ndisha uduki twa mama ngo mu gitondo ngo niko ngo akadiyakoni kakajijiwe kakagorye. Ati kandi aje hehe nivugabutumwa. Ati noneho hariho abandi baza. Ati twararana, ati singe ndota ijoro ricya, ati mba mfite ubwoba ko icyo cyumba ndi bugipfire. Ati nkibaza uyu muntu bamutumiye gute, kwa kundi batubona kuri kamera bakavuga turiya muntu ari mu mwuka w'Imana, mvuko ari kuvuga ibyo ari kuvuga birafasha abantu, ko byagenda kose tumutumire, bakaba baramutumiye. Ati noneho hariho nuza ukumva afite umwuka nk'uw'igikoko atagahirita, ati ukagira ngo ni iki, ni igikoko. Nuko reka twigarukire ku buhamya. Bushiye twasubitse uvuye uri mu bitaro bamaze kukubyaza. Yego. Uwo mwana ariho? Umwana ariho. Niwe uyu wahoze abona. Nabonye benshi bijya kunyereka barabura baza ariko njye sinabamenya. Kireka tujye tubagarura tuba tuyu nguyu. Hari wa mbere wa undi wari ufite no mu majyepfo. Yego. Nawe ariho? Nawe ariho. N'uwa kabiri? Nawe ariho. Nawe ariho. Reka dusenge noneho rero kuko twashize impungu kandi twari turi kuganira kuko ntitwari busengere mu nzira. Ariko tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina. Kandi gusenga kwacu si umuhango. Oya. Gusenga si umuhango. Nibyo twarimo twasengaga mu mitima. Ariko kandi ntabwo umurokora kwigwagarara mu nzira ngo avuze ikondera ati kansenge. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye, urakoze kunyemerera kugera muri uru rugo, urakoze kumpaye amahirwe, wakoze kutwongera umunsi wo kubaho, warakoze kurinda konsole nanjye ukandinda, warakoze kurinda abadukurikiye kuko iki kiganiro ntigishobora kumvwa n'intumbi cyangwa n'abamaze igihe kinini cyane bapfuye, ahubwo cyumvwa n'abazima mu mayeta atandukanye. Ashobora kuba arwaye cyangwa ari muzima, yishimye cyangwa ababaye, yariye cyangwa ashonje. Ariko ndagushimiye, ndakwinginze rero kandi kugira ngo ubanemo natwe. Tujye gusubukura igice cy'ubuhamya bwa konsole twasubitse, n'amavu nkwinginze kugira ngo n'ubu tugirire neza nk'uko wagiye ubana natwe, ibyo washatse kwigisha abantu biciye mu buzima bwa konsole ubidusohozeho mu izina rya Yesu, amen. Konsole waje kubyara amahoro? Yego, naje kubyara bikomeye, urupfu ndugarukiramo, narabibabwiye. Ko nagarukiye muri Suez Intensive CHK narahabaye, hanyuma nza kutanzamuka ndagaruka njya mu rugo. Noneho rero njya mu rugo, maze kujya mu rugo nabyo ntago byari byoroshye, byari bikomeye. Urumva kugera mu rugo, umugabo yaragiye gukora ubukwe n'undi muntu, ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye, byari urugamba. Ariko Imana ibana nanjye. Imana rero ntabwo yantereranye, n'ubundi yakomeje kundinda nk'uko yabanye nanjye mu rupfu, nk'uko yabanye nanjye muri ibyo bihe byari bikomeye. Imana yakomeje kubana nanjye, igenda yitamurura. Ubwo rero nageze mu rugo, urumva mu nzu nta kintu kirimo, maze igihe kwa muganga, ndetse banansezereye inda itadoze, inda ntabwo yari idoze. Noneho ndangije ngera mu rugo ngomba kuzajya njya kwipfukisha, kandi ndi mu nzu ya jyenyine, ntabwo mfite umuntu amfasha umwana. Byari bikomeye, ariko Imana yabanye nanjye
byari bikomeye cyane, ariko Imana iba mu ruhande rwanjye. Ubwo rero naje kuzavuga ni reka ncuruze, nibwo arabankurikiye ubushize nababwiye ko nkunda gucuruza na avoka, nkashakisha uko nabaho uko byagenda kose. Imana yagiye ibana nanjye, niga gucuruza avoka, nkazirangura, nkazitara mu nzu, noneho avoka nkazicuruza, ariko nkazicuruza mpetse uruhinja. Ubwo nafataga ikigoma nkahekamo agahinja, nkajishira hejuru hano mu gatuza hejuru cyane, kugira ngo ntaza kuba nagira ikibazo mu nda hagatonekara. Nuko ubwo mba muri ubwo buzima, Imana ibana nanjye ncuruza avoka n'umwana mu mugongo n'icyo gisebe kitadoze, nkajya njya kwa muganga nsibye umunsi umwe, nkagenda bakanyoza igisebe kugeza ubwo cyaje kuzaterana. Ntabwo icyo gihe ntabwo bigeze bandoda, uruhu rw'inyuma ntabwo barudoze, barandetse hari isubiranya. Nuko ubwo rero naje kubaho ngaho mu buzima bugoye, narimo mvuga mu buzima bugoye nabayemo mvuye kwa muganga. Ni gute muganga gusezera atakudoze? Yariye mpamvu? Urumva kuko igihe babuze umwana narakomeretse, basatuye bahagaritse baranatambika, noneho hari inyama zo mu nda zakomeretseho. N'ubuse niko zimeze cyangwa wenda barahatunganyije abaganga mu bwenge bwabo Imana yabahaye, kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma. Baranabakoze Imana icyo tububa. Ubwo rero icyo gihe urumva baranteye ikinya hose, barantunganya mu nda. Noneho rero urumva naje gutaha, ariko uruhu rwa nyuma bataradoze. Urumva ntago bakudoda burundu, kuko baba bateganya ko hari igihe wagira nk'ibibazo mu nda ugasanga bagiye gusubira kubaga. Mbese ntibafunga begeka? Ntago bafunze, begetseho. Noneho rero urumva ntago byari byoroshye, kwari ukwitwararika. Mbese koko urabona ubushize mu kiganiro bavuze ngo umugabo aravuze ngo niba nuko azaza gushyingura, niba ndagiye mukecuru, ndagiye nazuka muzamusaba amafaranga. Yahise agenda koko Sara ararongora? Yakoze ubukwe bukomeye cyane muri sare ya Yereka, hari ababuze umupasiteri kazi umukecuru myaka za 60. Gusa hari umunyamakuru nabonye abwira ndetse inyongorero uwo muntu, hari abantu bumva bakwiye kongorerwa. Araharara nazwi n'ubu munsi kandi ari ubukwe bwabereye muri sare ya Yereka buzwi n'abantu bafite amafaranga. Kandi ni n'icaci nyine ikomeye hano muri uyu mujyi. Ugahungishiriza n'ubu umugabo wawe baracyamufite se? Ni byinshi mvuga ubuhamya bwanjye, ni byinshi cyane, ni byinshi. Dukomeze ku buhamya bwawe ntacyo bintwaye. Naringeze rero ko urumva nageze mu nzu yanjye nyine, urumva nyirizina n'akazi mfite nta. Noneho rero hahandi ubwo wari warahafuye? Hahandi nari narasizeyo umuntu nsimbura. Warasizeyo umuntu gusimbura? Nari narasizeyo umuntu nsimbura. Noneho rero ubwo urumva uwo muntu yagombaga kuguma agakora kugeza igihe nzakirira ngasubira mu kazi. Kandi urumva situation nari ndimo yari igoye, byari bigoye yuko nabasha kubona uko nsubira mu kazi. Ntago nari kubasha gukora, inda ntidoze, ndakipfukisha. Nuko rero urumva icyo gihe urumva ninjiye mu nzu ya jyenyine, kandi sinajya ku kazi, sinabishobora. Ariko nibuza wakomeje gutura hamwe hafi ya hahandi? Nakomeje gutura hafi y'akazi, ariko umubyeyi nakoreraga nawe
ntiyantererana akajya mbaza uko meze gutyo nuko bigeze aho rero urumva ndavuga nika ncuruze urumva ncuruza utuvoka zinduka nkaturangura narangiza nkajya kwipfukisha kujya kwiyogesha bya bisebe ariko nabwo kugenda uruhinja nararuhekaga mu Kigoma noneho nkahekera hano hejuru mu gatuza hepfo ntufunga kugira ngo umwana akaba akomeye so najishiraga nyine imijishi yombi nkayishyira mu gatuza ibiri ariko ubundi bwo uremye nk'uko abandi bagore barema ni nk'abandi bagore nuko gusa hari igihe Imana nyine icyo nayishima wenda yarankomeje uruhu cyangwa umubiri kuko hariho umuntu yanyura mu bintu nanyuzemo akaba yari no kurwariramo kanseri muri ibyo bisebe nari mfite ikindi nuko abaganga bambwiye ngo mfite uruhu rukira vuba nicyo cyatumye bangano no kwirirwa bandoda barandeka Yesu muri hangana narwaye gripe gripe yo ni rusange mu Rwanda hari numvaga abandi bayitakanye nta mfite nanjye ngezeho mitamo gripe imeze nabi noneho rero ncuruza avoka Ikigoma nkagihekera mu gatuza nuko uko ndacuruza avoka ariko kuko Imana yari yampamagariye muri CHK ndi mu rupfu irambwira ngo ni ngiye ukuzuye kugira ngo ujye kunkorera irambwira ngo nta kindi na kimwe gitumye nkukura mu rupfu ni ukugira ngo ujye kunkorera nanjye reka mvuga iki nshingiye ku ijambo ry'Imana Yesaya yanditse aravuga ngo twebwe abantu turi biremwa by'Imana byo kwihesha icyubahiro isi Imana yidoye ngo tuyituremo rero umuntu wese unkurikiye si ngombwa ko uzajya sayashika ngo Imana ivuganemo nawe ahubwo naka kanya wakumva ijwi ry'Imana kubwira ngo icyatumye Imana ikurema no kugira ngo iheshe icyubahiro niko gukorera Yesaya 43 ndumva 7 nzanira umuntu niremeye kugira ngo ameshe icyubahiro noneho rero urumva icyagihe igihe umuhanuzi yambwiye ati ndi nkawe aho basenze hose najya njyeho ngasenga ubwo byatangiye uko ariko noneho bigeze muri CHK bwo bindi noneho mvayo nafashe umwanzuro wuko nazasubira inyuma niyo hazi iki nta kintu cyansubiza inyuma ariko se umaze gukira wareretse umupasiteri gutwara umugabo burundu urihangana kandi kwihangana narabimenyereye Imana yarabishyize muri byewe narihanganye ndatuza hanyuma rero ninjira mu kindi gice gikomeye uzi kugira ngo iguhamagare bikomeye none niguhamagara aho kugira ngo gutangiza agashyushyu burya hari abantu Imana ireresha agashyushyu utuneke utunyomoro none hitinderesha umwumbati rukacarara ibijumba bidahiye nk'abihekenya kubera nyine icyo ishaka kuzangira cyo incuramo icyuma ishaka kuzakoresha uko igishaka bariko igicura uti rero yatangiye kunderesha ibijumba mpekenya gute urumva ubwo nakomeje gusenga ntangira kujya gusenga nkajya mu rusengero ndihana mu rusengero none hariko none utangira inzira y'agakiza ntangira inzira y'agakiza ubu bivuze ngo abantu bose babyibuke neza ko ubuhamya bwose bwatambutse nawe wari umupagani nk'abandi bose ariko wenda unyuzamo ukajya no mu rusengero noneho unyuzamo rimwe na rimwe Imana ikantumaho nkumva ari bisharabanga bari kuvuga ikanangirira neza ikanambwira ngo nzagukoresha ibyo buriya yabaga ivuga ati nibyo bikore vuba reka ko Imana kwiye gukoresha ntago ikubwengere ko gukoresha abantu ibyo nabo mujye mubyibuka hari abantu bajya mu byo by'amasengesho abanyabyaha ariko Imana akaba ati nyamara ngo ufite umugambi mwiza nzagukoresha hagati y'ubu bakubwa kijijwe ntago kijijwe tubwo ndakijijwe tubwo ndakijijwe noneho rero ntangira kujya ku rusengero ntakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza noneho
ndakizwa ndetse itangira kuzajya igenda insura bitari imbere yaransuraga kanyereka ibintu byinshi mu nzozi ariko sinanabyiteho rimwe nkabisobanuza ubwo ubundi simbyiteho noneho nibwo yatangiye kuzajya insura gutya ndi kugenda nkabona video mu nzira cyangwa se ndi nko mu kazi nk'igihe yigeze kunyereka video ikomeye ndimo koza ibyombo ku kazi mbona nka televiziyo iricapye mu idirishya iranyereka ibyo ishaka kunyereka birangiye ya televiziyo yigirayo nsanga uri inyuma yanjye urimo kumbwira ngo nkorera agacyayi udukombe tubiri nsanga yambuze arimo kumbwira ariko ngewe ntago mwumva ndahandi hantu ubwo bikomeza gutyo hanyuma ntangira kuguguna ibijumba rero mu buryo buteye gutya icyambere yatangiye nagiye gutangira kumva ari abantu bamaze iminsi bambaza ngo nibasobanurire ngo ijwi ry'Imana ese bimeze gute ese ko hari igihe tubwirwa ibintu bibiri bitandukanye nabaye muri icyo gihe cyo kuba kuyoberwa gutandukanya niba ari Imana ivuze cyangwa atari Imana ivuze umwuka w'abahanuzi uza ku bahanuzi benshi barenga nk'ibihumbi 2 bose barampanurira ngo wa mugabo aragarutse kandi noneho wumva igitangaje Pamfi ntago bamumpanuriye ngewe nkimukunze sinamushakaga yaragiye yarasezeranye muri iyo caci none ndamwifuza ngo amarire iki kabiri n'ubundi ubuzima bwiwe byari umubabaro gusa ariko ubundi ubwo bakoze urukiko ryari bakoze urukiko mu kibanga bakoze urukiko mu ibanga barukorera iyo mu ishyamba za Karangazi yo mu cyaro wowe mu bana cyewe ntabizi Imana nuko nyine babarira ibyaha byose ko ubundi uyu muntu bazagira umutima wo kwihana ubundi umuntu ugira umutima wihemu bungana gutya abazanagira n'umutima wo kwihana bibutse ko Imana n'igikuba barutihane none se ko ahubwo muri ako gahe rega hari igihe nagiye kwa muganga ngiye kwipimisha duhurira i Remera yamuzanye baje kwipimisha sida kumwe nyine bagiye gutangira umushinga w'ubukwe none ariko nkaba nari narose mbona ibintu nyine mbona dukubitana noneho numva nijwi rimbwira ngo ugende kuri centre de santé i Remera ndakwereka ngeze i Remera rero mura n'umudamu tuziranye ambwa ngo se ngo wiwawe ko namubonye hano ngo namahoro kwako yarazi nyine situation turimo nabwo wasanga nyine ubwo ari babagore be hari abo yateye amada baje kubyara ubwo nizo circulation harimo hano sibwo byaje kurangira dukubitane ku muryango agiye gufatiramo ibisubizo nanjye ndi hirya yaho nanjye ndi ku bipimo bya nyuma noneho azanye n'uwo mugore noneho ndangije mpita ngenda namubwanishije ni kuri hano arangije ibitelefone narafite birekurira hasi byuya biramurenga noneho ahita haguruka aragenda noneho wa wundi ahita aransigarana ngo mama ngo none se ngura muntu muraziranye ndamubwira nti n'umugabo wanjye ngo kandi yarambwiye ko nta mugore afite ndamubwira ni umugabo wanjye rero guheye ngo mama ngo mbabarire rero ngo ninjiye ngo mu gutangiza ngo umushinga w'ubukwe ngo ubungubu ngo n'irembo bamaze kurifata ngo ntago narimbizi ko afite umugore ndamubwiye nta kibazo rero niba uzi gusenga niba wasengaga rimwe usenge 7 nuko namubwiye uwo ubwira gutyo ni wa mupasiteri ni wa mupasiteri tuzabita ngo avugira no mu bwinyo nta kibasha no kuvuga neza kubera gushaza oyasha avugira mu bwinyo gukamwe kucya ariko subwo nawe n'ubikabye bose yaba yaramuroze azatuma mukurangira ukagenda ukamutereraho akajisho hano hakurangira ukagenda ku buryo urumva umuntu usaza amenya akajya kuvamo cyangwa wenda bayakuye ari mutoya cyangwa oya
arakuze bumve ngo arakuze n'umukecuru ni imiti nawe yamukoreye n'ubwo umugabo wawe yarasanga gukoresha imiti ariko abona umurusha nawe ko nta yindi mpamvu yawe. Noneho rero ubwo turanagarana namukeba ngira uko bamenyanye ndavuga rero ngewe ntacyo nkiramira rwose ariko niba nyine wasengaga rimwe usenge 7 uramubwira utijyanire birarangira ariko sinkamenye ko nari imyuka mibi yigendera cyakora dutandukana umutwe njya numva nk'imitsi y'ubwonko igiye gusandara ariko ukabyitiranya no gutwita ndigendera birarangira nibwo rero ubwo noneho natangiye kuzajya numva wa mwuka w'abahanuzi uri guhanura ngo niwe mugabo wanjye kandi nayo narabwiye Imana biteye gutya nabwiye rero Mana birashoboka yuko imbere yanjye nta mugisha w'urugo uhari ngo niko nayibwiye urugo ndarwihana ubwo none rero niba bishoboka ko nta mugisha w'urugo uhari ndakwinginze mimbaraga undindira ubugingo basi nzibonera ubugingo. Icya gatatu uzanyihera ibitunga abana iri hano mu isi warakoze umpaye hungu na kobwa nta kindi cyifuzo. Ubwa kabiri wahise ubyara umukobwa ufite na wa muhungu wa mbere. Ufite na wa muhungu hakugwa wa mwana wa mbere aracyariho na strago mwaciyemo ariho no musore mwiza ariho umusore mwiza muremure ariho abari hano muri vacances. Noneho rero ndangije Imana ndayibwira ni uzanyihera iberera abana uzubwenge wampaye umuhungu n'umukobwa nta kindi nta wundi mwenda umfitiye. Umwenda nuko uzandindira ubugingo bwanjye sinzarimbuke. Ubundi ndasenga nangira gusenga kwa kundi urumva ngenda nkomeza kubwirwa urugamba ikambwira ngo senga agenda amenya n'imisozi abarokore basengeramo. Ndabyibuka inshuro ya mbere rero ninazi Kadeshi ibyumba ngeze Kadeshi rigiye wenda nagira amahirwe akagera hano ugihari niwe wa mbere nasanze mu ishyamba ari kumwe n'undi mu mama ati Imana irambwiye ngo nubwo umugabo yagutaye nubwo byagenze gutya dore neje divorce ngo uyu mugabo wawe aragarutse. Ndavuga ni oya Mana ibyo sibyo naje kugusaba umwuka wera naje kugusaba kwibera mu munyenga w'agakiza mwibera muri korari mwibera mu nzu y'Imana ngo numvaga nshaka no kujya muri korari nzagura n'inzitizi zitari butume ninjiramo. Ni rero ibyo sibyo naje kugusaba birambwira ngo ni ukuri ngo dore ngo umugabo wawe ndamugaruye ngo nibijumba ntangiye kuguguna we wakumva ari byiza ariko nibijumba n'imyumbati nari nangiye guhekenya ari bibisi mvibyumba vayo nkomeza gusenga nkageza hasi amatare nkambwira ngo senga dore ibikomeye biraje senga dore ihembe riraje senga dore umwana ariho umwuka w'urupfu nkahita mfata afata amasengesho y'iminsi 4 nkaranze inkoko y'abakire wari wamaze gukomera usubira mu kazi. Nari namaze gukomera nasubiye mu kazi ntaranakomera neza mabuje amenye ko ndi gucuruza utuvoka arambwira ngo voka zihorere ahubwo uzajya uza hano wirirwa hano ukora utwo ushoboye natwe ibiryo biratugoye umukozi wasizeho guteka wapi none rero ngwino nuzagira indi mirimo ukora uzajya uteka uzagufasha uruvuga kuzi guteka ukaba utarateka ngo ninjye kandi hari umuntu wambwiye ngo umuguhe umutekere nibuze yumve nuramukonsebeje ko twashyitse wicara hano nyine twumvikana ko umuntu ndi muhe ukamutekera nibimubihira bizagenda gute konsole hoya nibimubihira uzabimbaze. Hari nabambwiye ati ariko konsole yazashinze YouTube channel
bakigisha guteka ariko abantu bagira ngo ni birahenda abantu babona YouTube bakagira ngo ni ikintu kirahonga ni ibintu bihenze cyane harimo ubuntu ubona YouTube kuko abonye video umuntu afatishije telefone ariko nago muzabanze zira telefone zifatara ama video mubanze ngo zigurangaye usanga iri muri miliyoni hejuru yo birahenze noneho umuntu afite kamera afite na microphone wibaze ngo bigura ngahe ibi bintu Imana itaturenge natwe twatoragura amashashe ngaho ntago byavamo hanyuma hari n'utekeza ko yumvishe ngo YouTube yantuza ngo impemba yagatagira ngo mwese YouTube ibahembangana ibi bintu byacu by'iyobokamana ntekeza ko nibije guteka byazamo nta mafaranga abantu bashaka amafaranga babona amafaranga kuri YouTube n'abantu bakora ibintu by'abagore bambaye ubusa abantu b'abastari bavuga ibintu biraho by'amahomvu ntabyo kuvuga ngo uravubwira ibintu by'Imana nawe wibaza ariko ukize inkuru Uwiteka arantumenye ngo abanyarwanda mutihana araja barimbura n'ubusanga nta gahunda kwihana mufite ntabwo uri bikurikira ibyo birabishye cyane rwose umuntu agatama ko ntuza ngo ikigano cye cyarebwe n'abantu ngo 100 muzarebe iby'iyobokamana birebwa n'abangahe se abenshi n'ibihumbi wenda nka 30 cyangwa 70 ubwo baba babaye benshi ese 70 kugira ngo nizihe zikigira abantu kereka nyine zino zivangavanga zitarobanura mukanyuza wambaye nk'ubu hari urugero hari abantu badashaka gutambukana kuri bewo nyine twe turarobanura yego nukuri rero ubwo urumva YouTube uzayikora ariko se nabigushoka oya njyewe YouTube noneho we guteka bivuze ngo uzajya ugura ibyo uteka kwa ngo twigishe urumva nyine nabyo ni struggle ni ibintu bisaba kubanza kubitekerezaho no kubitegura rega n'abantu bagushora wamara kubigeramo bakagutererana cyane Asama yitu bashfungwa soko bigenda bisaba kubanza kubaza Imana niba ibi bintu nabinkigikiye muzabana nawe twigarukire rero umuhanuzi wahambira ibyumba ati Uwiteka aramagaruye ranacecetse numva wapi sinshaka kubyumva ndabifuta ndaho ngaho ndavugana mu izina rya Yesu ibintu nago mbyemeye bebaho haciye iminsi nanone ndi gusenga umuhanuzi araza nsanga muri groupe nabagamo n'abanyamasengesho bo ku rusengero iwacu arangije ati Imana irambwiye ngo igaruye umugabo wawe numva none ibibazo bikomeye ndabihiwe irongera ati ariko yakoze ubukwe haciye iminsi mikeya aramamagara mbwa ngo uraho ngo burero ngo warandakariye numva ngo burero ngo warandakariye ngo none se ngo umukobwa wanjye ameze ate ameze neza ngo rega nubwo nahemutse ngo ariko nabyaye mama ngo umwana wanjye ngo ni mama gusa yamubonye atese kandi yarasize umwana yamaze kuboneka se hashika jewe ndi muri koma ngiye kukoza ngo amargamije noneho se uruhindusha kurira gatubona rumeze nk'umuntu uriya mwana yavutse ari umuzungu none arambwa ngo umwana wanjye ngo uzamurere neza unazarwara ibiheri ngo uzamucunge neza ndamubwane se nazarwara ibiheri hari amavuta uri kumugurira ibyo byihorere tubyihorere uri gushaka iki ngo nagira ngo nkubwiye ko nubwo nakoze ubukwe nkihari niyo wajya mu mwobo nzagukuramo ntugize ngo iki ndamukupa ariko sibyo bisaba daimon ahubwo babi cyane kandi ubwo wasanga wewe ubwe yashatse hirgira agusanze uri kwiteratana n'umuntu induru uzavuga noneho arangije ubwo ibyo birarangiye birahise nibwo uwo muntu yansanze muri groupe ati rambwiye ngo igaruye umugabo wawe numva nabwo ndabihiwe noneho ikomeza kugenda abahanuzi bose babihanura kugera ubwo naje guterera akanyarira umwana aratangiye gufatwa n'uburwayi bwo kugura akanaga ukuboko akabira urufuzi buri saa 2 z'ijoro nibwo byamufataga ndavuza mu mavuriro sashika barambwa ngo asanga ari igicuri binyobeye nerekeza hehe gusenga ngiye gusenga noneho nibwo Imana yambwiye ngo ntabwo ari igicuri arwaye ahubwo niki
ni imyuka mibi nibyo bari kumwohera. Arambwira ngo mbararasora usenge ngo kuko birakomeye. Ndangije nkomeza gusenga. Rero urumva nagiye Kanyarira njyanye umwana njyanywe n'ikibazo cy'uburwayi bw'umwana ndi mu masengesho y'iminsi 4. Nanone umuhanuzi ati Imana irambwiye ngo uyu mugabo wari waragutaye umeze gutya na gutya ukora ibi nibi dore arakugarukiye kandi ubu nona numva ndababaye ariko nkomeza amasengesho. Umwana nta kimuvugaho. Ndasenga umwana urumva nari ndi mu masengesho y'iminsi myinshi. Imana irambwira ngo mwibize muri Kanyarira ariko ubwa bimbwiye ubwa kabiri nsubiyeyo ndi mu 7. Irambwira ngo mwibize muri Kanyarira inshuro 3 wamugeze wo hasi. Wamugeze wo hasi. Umwana rero namwibije muri Kanyarira afite amezi 4. ndibiza gutya nyine nzamura 3. Umwana arakira nubu ntago bigaruka. Ibintu by'Imana rero arakona Imana uri mwiza nyine wowe uri Imana twe turi abantu mbamuze uko mbivuga. Ntago wabona uko bisobanura. Ntiwabona uko bisobanura kuko mu buhamya bwanjye burasinjye nibagirwa ibihe byiza nagiye. Ari amazi twagiremo ibihe byiza cyane. Amarezo mako kuki Satani agenda bidobye. Arambwira ngo Imana ngo iramugaruye. Ndataha ako umutima urambwira ngo none se abahanuzi bose ko bari kubihanura buriya wasanga bihari. Agatima gatangira kugenda kaza noneho ikabakoresha bakama n'ibimenyetso ngo dore mwari mumaze iminsi mutavugana iki cyumweru araguhamagara aguhe n'udufaranga tw'agasukari. Icyumweru kitarashira koko akampamagara kambaza amakuru kanyoherereza n'uduhumbi nka 20 bikarangira. Nkomeza gusenga noneho bitangira kuncanga. Rimwe rero hari church nari ndi gusengeramo. Church Imana irambwira ngo va aha ngaha ngo kubera yuko harageze kuva aha ukajya hehe muri ADPR kandi wibuke ko ADPR dufitanye amasinde kuva hasi kwa ba masenge. Banya gusenge bara ADPR cyane. Uwango nakuze nanga baraguhemekiye bituma wanga n'itorero ryawo byose. Nanga ADPR ku buryo utari kumbwira ADPR niyo wakora iki. Wumvaga nta mukristo wabamo. Sinshobora. Ariko se wamugani igihe cyabintu babandi baroze papa wawe. Byabindi byose. Oya. Oya. Harabaroza ADPR twagira nabo tutagira. Barabaroze so ndibabi. Oya. Are. Wiki ikindi wenda barozi barimo baraza ubungu nakera bahomzeho. Nakera bahozeho. Baba nyogosenge. Babandi bakagitarama hirgiriye za nkuru zose. Ibyo byose. Barabakristo muri ADPR basenga. Umwe yari umukristo ari n'umudiyakoni. Umwe muri bo. Hano kandi umwe yari umudiyakoni hano mu muki umudugudu ntari buvuge. Kate Kigali. Ariko se bakoroga musaza babaga mwica kuko arabakristo. Siko numvaga bari basanzwe arabarozi na kera. Cyambere n'ubutunzi. Nasobanuye ko batari abarozi. Urozi babuhawe n'umuntu wahingiraga amafaranga mu rugo. Niyo bubashakiye ku Kibuye. Aho rero twasimbuke urumva nibwo. Ariko disi nawe uri umwana. Ubu umuntu guteye icyuma ntabwo ari umwicanye kuko atari ubicura. None se tubigenze dute urukungu. Urukungu. Imana itijya muri ADPR. Itijya muri ADPR. Rabanze nyereka gatorero kacu mbona abagabo babiri baza bafite inkoni baradusohora batwirukanisha inkoni badusohora mu rusengero barangije bamanura icyapa cyari cyanditseho itorero intego y'itorero barakimanura cye kimanitse hejuru ku gatuti barakidukurikiza bazamura icyapa cyanditseho ngo hano ngo turaragura tugatanga imiti gakondo. Konso none ibyo byuzanye
uratuma amatorero menshi bayafunga. Intego itorero ari iyihe cyane biba byanditse mu rusengero? Urumva yari intego y'itorero yari ukubaka, ndumva hari umuco wa gikristo, kurinda mbese ubukristo, ariko ngo ikaba ninyivuga si byiza ko itorero atarimenyekana byose biramenyekana. Ariko mugiye kubona umuntu barimanuye bati mu by'ukuri bararimanura turaragura bazamura ikindi cyapa bakimanika hejuru hari ku gatuti hano turaragura tukanatanga imiti gakondo. Hanyuma noneho sobanuza marayika ko twari duhagararanye mu rusengero ku ruhande imbere y'umuryango bari kudusohora, ndamusobanuza se ibi bishatse kuvuga iki. Arambwira ngo itorero rirafunze kuko abantu bicaye hano bose ubona bicaye imbere y'uyu mupasiteri baba baje kumuraguzaho. Urumva bene kuza kwirukana itorero babonye ko si itorero ahubwo abantu baba baje nko kwisabira imiti kuraguza. Kwa kundi bakurikira ahantu ngo twumvise ngo uriya mupasiteri arimo ngo arahanura bikavamo ngo reka bariho tujye kumva icyo Imana ya runaka ituvugaho. Marayika rero arambwira ngo nicyo gitumye ubonye biriya bigenze gutya. Arambwira ngo kandi ngo nari ngarutse bwa kabiri kukubwira ko ugomba kuva muri iri torero. None hariko nkumva sinshaka ADEPR, kandi itorero mfitemo inshingano, nshinzwe amasengesho, niko Imana igenda ihanderera irankuza mu mwuka wera ibana nanjye nuko. Noneho rero byaje kugeraho bafunga insengero, noneho nyirizina itorero bari kubise kwa kundi nabibonye, ariko naye narabibwiye umushumba nyina nkubita ku munwa, arambwa guceceka ngo nta muhanuzi ujya uhanura ngo umushumba ngo urusinga rutabanje kumunyuraho. Arambwira ngo ntago ugomba kwakira connection mbere yanjye, ni njyewe ugomba kubanza kwakira connection. Ndamubwani rero njyewe niko nagize gute nabihawe, nubwo rero nuko bamaso ni kandi nabonye nawe rwose usubira muri ADEPR. Dusubira nayo arangije yanga kubyumva. Haciye iminsi rero nibwo urusengero rwaje gufunga, tujya gukodesha ku rundi rusengero narwo rw'umuntu uzwi hano mu mujyi wa Kigali, tukajya dusengeramo ikigoroba wavuyemo mu gitondo. Ubwo urumva nari ndi muri korari yacu yitwaga izina kandi twategaga agatambaro, ntabwo twari nk'izindi korari. Abandi wasangaga bambaye ibyo biboneye basize iminwa, ariko twe ntabyo twagiraga. Noneho rero urwo rusengero tujya kururepeteramo indirimbo ebyiri Imana yari yampaye tuziririmbayo. Noneho nimugoroba ntashye Imana irambwira imiyerekwa rikomeye cyane riteye ubwoba, ntabwo nzi ko naza kurivuga ryatwara umwanya munini, ariko ryari riteye ubwoba. Ukuvuga ngo yanyeretse mbona mu rusengero rw'uwo mwapotre, nabonye hinjiramo abagabo batatu bafite impara kandi bafite ibyanwa birebire bigera hasi. Impara ni uruhara? Uruhara skinhead. Uruhara nyine nta musatsi bafite. Oya, uruhara kumwe hano haba hari agasatsi gake, ahantu hose hahayaga. Noneho barinjira bambaye amakanzu n'inkweto zimeze nk'amarugabire, noneho zino dukunda kwita masayi. Noneho bambaye ibishenete binini nka bimwe by'abahanzi bo muri Amerika bambara, bifite ibintu by'ibiziga hano kunda minagana mu gatuza. Noneho binjira bari kuvuga mu ndimi zitandukanye, binjira barimo guhanura kandi turimo duteranye. Noneho rero muri uko guhanura bakajya begera buri muntu bamuhanurira, mbona yuko abo bantu batari mu mwuka w'Imana. Noneho marayika araza arambwira ngo hunga, ngo kandi ubwire n'abandi bashoboye guhunga bahunge, ngo kuko mwamaze guterwa. Noneho negera umwarimu umwe asigaye atuye Nyamata, ndamubwani mwari nuri kubona ko twatewe? Ati ndi kubibona. Noneho rero kandi umushumba yarahagaze ku gatuti harimo kubwiriza. Noneho mbwira n'abandi bashoboka, ndabwani muri kona ko twatewe, mwambabarira tugahunga hano hantu. Tiyewe duhunge, turabona bikomeye. Tuvamo duhunga turi barindwi,
duhunze turi barindwi ndavugana ariko nubwo tuhunze nta dirijante tujyanye mbwira dirijante wa korali yacu ni wakwihangana ukaza tukajyana kubona bikomeye ni none tugera aho tugiye urajya udufasha kwanima indirimbo arangije aravuga ati hano hari ubuhanuzi buryoshye ntago nashobora kuhava ako bigeze aho ngaho kubera ko yankundaga nanone agakunda no kumbwira ngo musengere aravuga ati hoya nanone mama Paula ntago yagenda ngo nsigare arankurikira turagenda tugeze mu nzira ahantu hari ikiraro runaka ntago ndi buhavuge kugira ngo iryo torero ritamenyekana hari ikiraro runaka atera ukuguru kumwe ku kiraro ukundi gusigara ku butaka bwo hakurya akibuka hahandi nyuma tuvuye aravuga ngo hari ahantu hari ubuhanuzi buryoshye undumva umutima wanze nsubiyeyo asubirayo tugenda turi barindwi ubwo aho twagiye twahagiriye ibihe byiza nza kubona hari impinduka turagaburirwa turanywa nuko noneho rero ubwo iryo yerekwa ryabaye nk'igice cya mbere cyo mu ijoro noneho nza kugira gutya ryari riri mu nzozi noneho igice cya kabiri maze gusenga saa 9 maze gusenga ngiye kubona mbona noneho wa mugabo wanjye arampamagaye arambwira ngo nsanga Amasizi ho ntago nta kibazo kuhavuga ati nsanga Amasizi ati noneho nguhe ibyo kwita ku mwana ndangije ndamubwane nta tike mfite arambwira ngo shaka umuturanyi wa 500 uze mbona umuntu amaye 500 nega moto ndagenda njya Amasizi noneho ngeze mu muhanda mbona munsi hari umurima munini uhinze ariko muri uwo murima harimo inzu yanze isakaye amategura isakaye mpande enye y'ikinyarwanda noneho ndangije ndamuhamagara arambwira ngo uri kubona umurima uhinze ni arambwira ngo manuka muri uwo murima harimo akayira ngo uze kuri iyo nzu ubona ndamanuka mageze noneho arambwira ngo injira ninjiye mpita mbona mu nzu ntihabona namubwanije ntago nakwinjira mu nzu y'umwijima ni kuko iwanjye giye wahomba nubwo nkodesha nubwo wansize ariko harabona hari amatara none harangije arambwira ngo hoya ngo nta kibazo ngo twarabimenyereye twebwe ngo komeza uze ndangije mu gihe nkomeje ndi kumusanga nkabona mu byumba harimo umwijima mwinshi ngira ubwoba yuko nasitara nko kwisuka cyangwa ku kintu umwana wanjye nkamugusha ndangije nururutsa uyu mwana nari muhetse w'umukobwa mushyira mu ntebe nari mbonye harimo dutebe muri salo noneho muryamishamo nkomeza nkurikiranye ngo numve icyo ashaka kumbwira noneho mugeze iruhande nsanga aryamye ku rutara rwa rutara rwa kera nsanga aryamye ku rutara kandi mu cyumba kiri mu mwijima noneho ndangije ndamubwanije wa hantu sinahaza ntabwo nzi icyo uri kunshakira icyo wampamagare ndabona atari icyo uri kumbwira none rero njye nsubiye inyuma noneho nsubiye inyuma mpita numva kumbi hari umuntu winjiye mu nzu kumbi ni wa mugore we noneho arinjira mpita nsanga yunamye mu kanwa k'umwana wanjye arimo kumutamika ibintu mu kanwa noneho ndangije mpita mvuga mbega ni kumbi wamamagaye kugira ngo munyicire umwana ntiburya muri abagome gutya ni n'uyu mugore wawe n'umurozi bigeze aha noneho mpita nkura Bibiliya mu isakoshi mpita nyishyira ku mwana ntangira gusenga ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo humura ngo ntabwo ibyo yamushyize mu kanwa byagiye mu nda ngo reba inkonda z'umwana zabisohoye bigwa hehe ku ntebe ndebye mbona ibintu by'umukara yaramugaburiye bigeze gute byaguye ku ntebe noneho ndangije nibwo nahise meka umwana wanjye ndasohoka nawe asohoka afunga amapantaro bigaragara ko yashakaga nko kugira ngo ansambanyirize kuri urwo rutara asohoka afunga amapantaro arangije araza ampereza akabiriti arambwira ngo konsongo genda ngo ucane mu nzu habone ndabugana igihe urampa ikibiriti cyo gucana mu nzu hakabona kandi arimwe muri mu mwijima njye iwanjye mfite umuriro n'iwanjye harabona arangije andi urwara ku gikonjo arambwira ngo fata akabiriti ari kugenda ucana akabiriti ndagafata ngeze haruguru mfunga kwa kundi nk'umuntu abasanzwe kukucira amasiri
ngeze harugura kabiriti nkafunguye mbona harimo amafaranga inote za 5 zizinze ariko mu kuzimazima mu mayeri kugira ngo uwo mugore atamenya yuko ampa amafaranga gufasha umwana. Noneho ndazamuka ndimo nzamuka rero muri wa murima mpita mbona wa mugore yasubiye muri wa murima gutera mw'ibishyimbo, hari hateretsemo umufuka w'ibishyimbo. Noneho ariko ntiyatera, atambika nko hirya hano ameze nko mu gisambu. Mpita mbona rero umugabo arazamutse ngo reka nguherekeze. Tugeze kuri wa mufuka w'ibishyimbo aravuga ngo yewe ngo reka dufite ibishyimbo byinshi, ngo tega isakoshi nkuyoreremo ngo ibyo kujya guteka. Afata rero isorori yari iri mu bishyimbo kumwe bagenda badahamo bike batera, arafata arayora. Mu gihe amaze kubiyora ngo abinsukire mu isakoshi, ngiye kubona mbona wa mugore ajaguruka agenda igikeri, urabona ukuntu gitaruka, iyo akagenda ataruka nk'igikeri. Noneho ariko agataruka ariko akongera akamera nk'uwihishe ku buryo utamubona neza. Noneho umugabo arambwira ngo rega ngo ubu ngo mfite umubabaro, ngo iyo ndyamye mbona ndyamanye n'urufi, ngo iyo ndyamye ngo mbona ndyamanye n'urufi, ngo none nifuzaga ko wankura aha hantu, uramutse uhankuye nazakwitura. Noneho ndangije ndamubwira none se ko nta kujyana imyenda wisizeyo n'amabogisa n'iki, genda ujye kubizana. Aragenda mbona ahetse igikapu nyine nk'igikapu yavanye mu rugo agenda, icyo yatwayemo imyenda mbona nicyo aje ahetse agifite ari igikapu kinini. Noneho araza angezeho rero mpita mbona wa mugore noneho arihishuye, aragaragaraza ataruka mu ntabire, ataruka agenda nk'igikeri kumwe gitaruka ariko ahagaze, ariko nyine aragenda gutya amaguru ataruka yambaye ikintu cy'igipantaro cy'umukara, ariko kwa kundi inyuma uba ubona ari ijipo. Hari ibipantaro byabagaho kera, inyuma ari ijipo ariko imbere ari ipantaro n'igipira cy'umukara. Hafi aho ngaho gutyo n'igipira cy'umukara. Noneho akaza agenda avuga ngo ha nyine ubona wumva afite ibintu arimo kuvuga by'ibireme utasobanukirwa. Noneho afite umufungo w'ibyatsi mu ntoki, nkuko wafata inturusu, ugafata umusave, ugafata amakoma, ugafata idodo, ugafata ibibabi byinshi bitandukanye byari bifunganye muri uwo mufungo umeze nk'idodo. Noneho araza turirukanka turamuhunga. Twirukanse tugeze ahantu imbere hari agashyamba, turi gusatira umuhanda wa kaburimbo. Noneho araza ataruka vuba ahita tugeraho, amukubita bya byatsi mu mutwe, maze kubimukubita umugabo abira urufuzi agwa hasi. None agwe hasi mpita mvuga burya urumurozi bigeze aha ngaha, ntuzikuri umurozi ntikandi Imana izaguhana. None nongera nkura Bibiliya mu isakoshi nishyira ku mugabo, noneho ndamusengera mbona arazanzamutse. Turongera dufata igikapu turagenda, kumbi uko nunamye ndimo gusengera umugabo yahise ajya kuwo mu mugongo nawe amukubita bya byatsi nawe abira urufuzi. Izo ntambara zigoye koko. Noneho ubwo turagenda turirukanka tugera ahantu, noneho nabonaga tugiye kugera neza kuri kaburimbo, ariko turi ahantu mu kayira kari munsi kari hejuru y'ishyamba. Noneho ishyamba rinini, ngiye kubona mbona none aje agenda mu kirere na bya byatsi bye yararana bya bipantaro, araza agwa hano hasi ruhande rwacu, arongera mukubita bya byatsi. Noneho ahita amufata mu mukaba w'umukandara agenda mukurubana hasi muri rya shyamba rinini. Noneho kwa mukurubana ndamukurikira ndagenda, ngeze hepfo nsanga ni mwirimbi amugejeje. Noneho ndangije ngiye kubona mbona akoze muri cya gipantaro cye nka hano ku ruhande azamuramo umupanga utyaye cyane urabagirana. Arangije ahita amutema, abanza amutema amaboko, yumva
yumva akiri muzima nyine yari yazanye urufuza ariko akiri gutera umwuka yumva kuko yaramutemaga akana amutema amaboko yombi hari imva 3 zimeze nk'aho bashyinguye vuba zigitose noneho aragenda ajya kumva yahara hirya acukura ono ukuntu mu cyaro abashumba bajyaga bacukura bijumba n'igiti cyangwa umuhoro aracukura nk'usesa nyine hejuru y'iyo mva afata amaboko na bwa buzima bwayo bukigira gutya ayataba hehe mu ntuza muri hejuru y'iyo mva noneho arongera araza amutemera hano gutya atema igice cy'amaguru cyo hasi atemerera mu rukenyerero afata amaguru nayo ayatwara agira gutya ubona ko akunda amaguru ameze nk'akiri mu buzima ibirenge bigenda bigira gutya aragenda amushyingura ku yindi mva nanone yo hakurya ku myabigenge ubwo yatemye amaguru abinayo amaguru yombi yatemeye rimwe arajyana igihimba cyo hasi uhagaze ureba mpagaze ndi kureba ndi kurira noneho arongera afata ikino gice cy'umubiri nacyo gisigaye kiri guhirita noneho amufata acukura yamvayo hagati nayo amushyinguraho hejuru bivuze ngo ibice 3 byose yabishyinguye ugutatu niyerekwa rikomeye ryari ririmo ibintu byinshi biteye ubwoba ubwo rero urumva nicaye kuri izo mva noneho we arangije agenda nyine ari kwisekera afata ikirere araguruka kwa kundi n'umuhoro we yawujyanye aragenda ngiye nsigara aho ngaho ndi kurira nyine urupfu umugabo apfuye noneho mbona imvura irakubye burije mva aho ngaho ndataha ndikangura mva mu iyerekwa rumva byatangiriye mu itore n'ubu ngubu uri kubitekereza ntabwo mva igitima kiri kudiha ari inzozi harota nizo utakwifuza kurota numva rero icyo gihe mu gice cya mbere icyo muri rwa rusengero ubwo marayika yaranganirije arambwira ngo nusubira muri rwa rusengero urapfa jya muri ADPR arambwira ngo muri rwa rusengero ngo hahambyemo ubutaka bwavuye muri Israeli hahambyemo ibintu byinshi oya wibisimbuka kuko niba hari abapfumu bangamiye ivugabutumwa mu Rwanda dufite Rutanga rw'amaboko ntarimo uyu Sarongo ntarimo abapfumu bakomeye n'aba bapotre n'aba bishop n'aba profete bajya kuzana ibintu bavanye muri Israel nibo bapfumu babi iki gihugu cy'u Rwanda gifite yarambwiye ngo rura rusengero ubona ruhambyemo imva 3 arambwira ngo kandi rura rusengero ubona ruhambyemo ubutaka bwavuye muri Israeli arambwira ngo kandi rura rusengero banabikora noneho ku karubanda amavuta amazi arambwira ngo kandi rura rusengero ubona ruhambyemo inzoka rurimo umwobo ugize gute utabyemo inzoka arambwira ngo kandi rura rusengero ubona ngo buri mwaka rugomba gutamba abakristo 5 abakristo 5 bagomba gupfa bo muri urwo rusengero imyuka ikorera muri aba bantu bose nimwe hamwe mwakodeshaga arambwira ngo nusubirayo urapfa jya muri ADPR niho ngushaka twatangiye nk'ubwase ko ndi kuguguna imyumbati mibisi n'ibijumba bibisi aho hose kandi ndi kugenda naryajwe rimbwira ko ari we mugabo wanjye none Imana inyeretse ko ashyinguwe ibice 3 hari ubwo nabonye se azuka nkamujyana habe kandi ryajwe rigumaho abahanuzi aracyakomeza guhanura abahanuzi bakomeza guhanura barahanura ariko rimwe mu mezi 6 najya kubona nkabona inzozi nkabona mfite umugabo w'igikara kiri mutoya ariko mbese nkabona si wa wundi ndongera mbona ngo mfite mabukwe mutwaye mu modoka ngo tugiye mu misozi wabo amabukwe yisekera mfite abana 2 b'abahungu b'ibikara bari mu modoka bari kurira nyirakuru noneho ngo
mbona yuko mfite mabukwe, mbona ndi umugore umeze neza wambaye bazisa neza ntwaye imodoka, mbona ngo mfite mabukwe. Ndavuga se mabukwe se umwana se ko nta mama wagira, ko nawe nigeze nanamenya, none se bya mabukwe byaje gute? Ariko ndabyandika, mfite utujenda twinshi nanditsemo ibintu byinshi ndabika. Amba nawe ngewe naraduciye. Jewe ndandika. Kuva umunsi Imana yambwiye ngo ntukangaruke imbere unyibutsa amasezerano, ujye uyiyibutsaho kugira ngo ukomere ko n'ubundi ngewe sinyibagirwa. Nahise mvuga nti okay, ntimukanyigane kuko nanjye umunsi ndabyicuza. Nge sintureba ngo ntuce, nako sinkunda no kuturebamo, ariko kuko urumva ubuzima ni nka filime warebye ibintu byose. Ndi umunebwe sinkunda kwandika n'ubusanzwe. Nawe rero nahise nzica. No, ariko n'uyu munsi mbona nakongera nkandika. Gusa nkaho ushaka ahantu mpera naho nzasoreza nkahabura. Kuko bitewe nuko Imana batubwiye ibintu byinshi. Bari na byinshi byo. Rero ubwo nibwo nakomezanyije iryo jwi, none haca nk'andi mezi 6 mbere y'amezi 6 ariko abahantu icyumba ugiyemo cyose bati umugabo waragarutse, divorce irapfuye. Iguko mana we ti divorce umugabo aragarutse. Nigeze kandi yanaguhamagara nawe ukumva nawe karacyahari. Karacyahari afite umutima. Noneho rimwe nagiye fumbwe hari yawe wamagana. Nari kumwe n'umukobwa w'umuhanuzi twabanaga nareze, yaranashyingiwe mu minsi ishize yarabyaye. N'umukobwa wanjye bwo maze gushyingira abakobwa 2. Muri ubwo buzima nabaga ndimo yamaga n'abana bo kurera, namusanga aba mu butayu adafite aho aba, nkavuga ngo no batazaguterera inda mu butayu, kijumba kimwe mfite tujye tukigabana. Ubwo rero uwo mukobwa yari umuhanuzi, nawe tuzindukana tujya fumbwe Nyagasambo, tujye gusaba Imana imbaraga. Umusozi turawutereye n'imvura yaguye, hanyerera ahantu bita mu Rusesamanza, abantu bahazi haranyerera cyane, haba n'urubobi. Turahazamuka, ngeze hejuru nsanga umuhanuzi aranegereje yicaye mu munsi y'igiti, mama ntazi. Ngambwe Imana irambwiye ngo iguhaye imbaraga, irambwiye ngo izaguha inzu mu mujyi wa Kigali, izaguha uzagira mbese atariko Imana irambwiye ngo uyu mugabo umeze gutya na gutya niwe mugabo wawe, nakagira bakuvangirirwaho ko atari we wa wundi twabyaranye. Agusibinda bigirane niwe mugabo wanjye wawe, kandi rirahiriye. Kandi ikimenyetso impaye irambwiye ngo ntimwaherukaga kuvugana, icyo gihe yaciye nk'amezi 4 tutavugana. Ntabwo aherukaga kukuvugisha, hari kuwa 2 ati iki cyumweru kitarashira araguhamagara, araguha n'udufaranga tw'agasukari k'umwana. Akankubwire kuwa 5 tuvuye gusenga handi hano ku gasozi kari hara muri Kibagabaga inyuma y'umuriro wa Pentecote. Tugeze kuri Saint Ignace, telefone irampamagara, ndebye muri taburo nsanga niwe. Mbwira wa mukobwa wanjye do wa mukozi w'Imana byawe navuze birasohoye. Arambwira ati Mana yanjye si ibi bintu tuzamenya ari ibiki. Nditaba, mwana wanjye ameze neza, nawe umeze neza, nimeze neza. Ati narabirengagije mwihangane, ariko dore agasukari k'umwana. Anyoherereza amafaranga, icyo gihe 40,000. Hari ikibondo bwa rukundo rw'umugabo umuntu aba akeneye ruturwo nguko nyine urabyumva nawe. Rurahari umuntu kikuzirikana utamusabye. Hari ubwo nagaruka akavuga ati narahimutse mbabarira, ntago uzababarira none. Hanyuma ubwo hari ikimenyetso kiruta ibyo ko Imana yavuze. Bayampaye ibimenyetso n'ibimenyetso binyuze mu bahanuzi kandi atari byo. Haciye iminsi ari 4:00 mbona ntacyo ndi gukora ku kazi, ibyo nakoraga nabirangije. Ndagenda nicara hari kuwa mbere cyumweru twavuye mu materaniro. Icyo gihe umwana bigeze banamurogera mu rusengero. Imana irambwira
oya hari kuwa kabiri. Hari kuwa kabiri kuko twasengaga kuwa mbere muri iyo groupe, ngiye muri groupe Imana irambwira ngo murinze gushyingura umwana yishwe n'uburozi. Kumbiri kubuvuga buri munda buri kubira. Barabumuhereye mu iteraniro ryo ku cyumweru kwa kundi bavuga ngo mama mbega ikibebe ukuntu gisa. Noneho ubwo kuwa kabiri rero mbona nyine umwana yarembye kandi nta bundi bufasha mfite. Imana yavuze uburozi kandi ndi kubibona ko umwana bufite mu nda buri kubira, nta yandi mahitamo. Ndamanuka njya hehe mu Mubande Nyagatovu, hari abantu bahazi, habaga igisheke ndagenda nkicaramo ndarambya njyenyine nsenga Imana. Rebwira umwana niwe wamumpaye kandi urabizi byaramvunye kumubyara, urabizi za ntambara zose twanyuranyemo, none ndakwinginze umwana wanjye mukureho urupfu nabara ubu burozi bumurutse, inzira uri bunyuremo bumurutse agiyewe ntago nzizi, kandi abamuhemukiye buke ko ari n'abari bari imbere yawe bakubeshya ko baje kugusenga. Ubwo impamvu zose nzishyira imbere yayo. Imana ngiye ko nambonezanye agahanuzi k'agasore kagufiya gatuje kivugira make, aribwo kakiva mu Ruhengeri kageze mu mujyi wa Kigali. Arangije araza yicara hirya yanjye mbwa ngo mama ngo Imana irambwiye ngo gukireje umwana uburozi, ngo nuhumure ntabwo uri bumushyingure. Arongera arambwira ngo mama ngo uyu mugabo rero ngo ubona ngo bakubwira yuko ari we mugabo wawe, ngo ungana gutya umeze gutya na gutya, ngo ntabwo ari we mugabo wawe, ngo azagenda ruhe. Akubwira engineer? Ngo azagenda ruhe, ngo n'inkweto zizamushiriraho. Kandi ufite abandi ibihumbi n'ibihumbi bakubwira bati niwe. Bavuga ngo niwe. No kuwa mbere yari yamuvuze kandi turi kuwa kabiri. No kuwa mbere bari bamuhanuriye. Bari bamuhanuriye. Noneho ati ntabwo ari we mugabo wawe, azagenda ruhe. Ati ubwo Imana izakubakira n'umugabo w'igikara muzahura ataragira imyaka 35. Ati uwo niwe mugabo wawe, ati azagukunda gukundane n'umwana wawe, atakujyane mubane kandi mubana amahoro. Hanyuma se uwo yarafite inga engineer 40 irenga hejuru. Kuko urumva twamenyanye afite 40. Noneho arangije arambwira ati azagukunda kandi Imana izakwibagiza umubabaro w'urushako. Ati kandi Imana izagukoresha, ntabwo izagukoresha uri muri babagore avuga ubutumwa yagera hari bakavuga ngo yatwaye umugabo w'abandi. Ati izagukoresha ufite urugo rwawe uri kumwe n'umugabo wawe mugendana mukajyana mu ivuga butumwa. Numva nanone nabyo birancanze. Cyakora nshima Imana ko inkirije umwana uburozi. Ndataha ndakomeza naje kujya noneho Samatare ikoresha umuhanuzi wari wavuye mu Gatenga umusaza yari amazemo iminsi musangamo. Arambwira ngo umva ukuntu Imana imbwiye, irambwiye ngo izagutuza mu karere ka Nyarugenge. Icyo ni kimwe. Irambwiye ngo kabiri uriya mugabo niho twicaye izagutuza muri Nyarugenge kandi izagutuza mu nzu nini ngari, kandi irambwiye ngo uriya mugabo umeze gutya na gutya siwe mugabo wawe. Engineer siwe mugabo wawe. None bigeze aho ngaho nshira isoni ndavuga ariko se wowe ngize amahirwe ndakubonye uranakuze, ubu mfata iki mbariza Imana mfata iki ndeka iki. Irambwira ngo ndamuguhaye, ikongera ikambwira ngo ntabwo ari we. Arambwira ati reka nkurahirire ngewe runaka uyu mugabo naramukaje mukabana ati jewe ibitabo n'indirimbo n'impano zayo yampaye byose nzabishyira hasi nisubirire kwinywera agacupa. Ati n'ubundi kare karyoshye. Numva birakomeye. Indahiro y'umuntu irakomeye. Hari n'abandi bantu twari turi kumwe benshi bari bazi ibyanjye kandi nabo Imana yarabibanyujijemo ko agarutse biraducumuza twese duterera dawuri mu ijuru dutanambaraga dufite.